uyu munsi rero tugeze ku kintu cyitwa inzoka. Ukaba uryamye ukabona inzoka, undi akaba ari kurota akarota inzoka, undi akaba ari kubonekerwa akabona inzoka, undi akahishurirwa akabona inzoka. Byose ni ukubona. Undi akaza akaguhanurira ati nyamara hariho ibintu bitatu bitangaza bindengaho ndetse ni bine ntazi: ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Tangirije cyambere kugeze ku murongo wa 24 hariho ibikururuka. Inzoka rero ibarizwa mu bintu byitwa rebutire, ibikururuka. Uri kudusobanurira ku birebana n'inzozi ukaweretswe inzoka. Nonongeye kuvuga ibyisobanura byose kugira ngo ujura hitamo. Mugende mutagira amahugu nkinuma ariko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Akibera kugira ngo kibari imyaka 1000. Hariya inzoka ni Satani, umuntu ugira inzika nawe ni inzoka. Inzoka nutizera. Yohana umubatiza yabwiye abafarisayo ngo mwabana b'inshiramwe, ninde waburiye guhunga umujinya uzatera? Bisobanura ngo ko uri mu gusobanura zino nzozi, kandi ko hari abantu barota kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru batajya barikira kurota, kandi umubwiriza akaba yaravuze ngo mu nzozi habamo ibipfuye byinshi. Aho abantu ntibazaza barota inzoka buri gihe bakumva ko hari ibindi bintu barose, kandi nta bihari ari za nzozi z'ubupfu zidafite epfo na ruguru, zidafite igisobanuro. Ni iki kindi wabwira abantu? Ibyo nabwira abantu ni ukwambara intwaro zose z'Imana, kuko abo dukirana nabo si abasirikari b'isi, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa ukurikira ibiganiro kuri gusenga everyday cyangwa se gusenga kwa buri munsi. Mbega dukwiye kuba mu buzima bwo gusenga. Bajya bavuga ngo iyi fi ivuye mu mazi irapfa. Niko n'umuntu w'umukristo udasenga ahura n'ibibazo byinshi mu gakiza. Ndetse n'umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibuka. Rero turashimira wowe ufata umwanya wagakurikira ibiganiro kuri gusenga everyday, kandi turakwizeza guhora ubona ibiganiro buri munsi byiza biryoshye bigufasha mu rugendo urushaho kunguka. Reka rero tukuha ikaze. Turasuhuza abari hano mu Rwanda, turasuhuza abari mu bindi bihugu bidukikije: Burundi, Tanzania, Congo, Uganda, n'abari hirya muri Kenya, abari mu bindi bihugu byo muri Afrika: Zambia, Zimbabwe, Malawi, South Africa, Central Africa, n'ibindi tutavuze byinshi, abari ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika ndetse no muri Oceania. Mwese mugubwe neza kuko mufata umwanya mukumva ubutumwa bwiza butambuka kuri gusenga everyday. Reka twakire Pastor Mazibirego kugira ngo adusengere twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana data twese uri mu ijuru, turi imbere yawe uyu mwanya, tuje uko turi kose kugira ngo mu ntege zacu twongere imbaraga. Umugaragu we Pawulo yaravuze ngo nzirata intege kugira ngo imbaraga za Kristo zinsage. Natwe tuje ahangaha kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere ku bantu benshi, bwamamare mu mahanga yose. Tuje kugira ngo twongere imbaraga kandi tubere umuyobozi w'ukuri, ko niwe wemeza imitima y'abantu, abanyabyaha bakihana, abari mu buriganye no mu kuyoba bakagaruka bakaza mu inzu yitiriwe izina ryawe. Ndagushimiye ko ari wowe ubishaka, ko ari umuteguro wawe, ukaba ushaka mwami ko abantu batamenye ukuri bari mu mpande z'isi bamenye ukuri. Tuje uko turi kose rero kugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu, amena. Pastor, tubaha ikaze cyane kuri iyi channel ya gusenga everyday. Gira ngo uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye mu mazi iminsi n'ubundi mukoraho ibiganiro. Abadukurikira hari ama episode yagiye atambuka, ikiganiro kivuga ku birebana inzozi. Bikaribu. Twaganiriye ubushize ku nzira z'itumanaho, nibyo tugikomeza. Imana iganiriza abantu bose, ariko ikabaganiriza mu nzira zitandukanye. Twavuze ko Imana iganiriza abantu mu kubonekerwa nk'uko yaganiriye na Aburahamu. Tuvuga ko Imana yaganiriye na Yakobo mu nzozi, Imana ikaganira na Danieli mu kwerekwa, none Imana ikaganira na Yeremiya mu buhanuzi, Imana ikaganira na Berushazari mu nyandiko zidasobanutse, Imana ikaganira na Gidiyoni mu kimenyetso n'igitangaza, Imana ikaganira na Yohana
mu kirwa cy'Ipatimo mwihishurirwa, izo nzira Imana yateguye ukwazirindwi abantu bose bavugana nayo. Kuvugana n'Imana ntabwo bisaba gusa ngo umuntu abe umukristo, ni Imana ishaka gusohoza umugambi wayo gusa ku bantu bayo, ibinyuza aho ishaka kuko abantu bose ni abayo. Uyu munsi rero tugeze ku kintu cyitwa inzoka. Ukaba uryamye ukabona inzoka, undi akaba ari kurota akarota inzoka, undi akaba ari kubonekerwa akabona inzoka, undi akahishurirwa akabona inzoka, byose ni ukubona. Undi akaza akaguhanurira ati nyamara itonde hariya hari inzoka. Undi akaza akakubwira ati hari undi watweretse inzoka mu buryo bw'inyandiko, undi ayizana mu buryo bw'ishusho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Mose yamanutse inzoka ku giti akayizana mu buryo bw'ishusho. Ubwo tugiye kureba inzoka dusomye mu Migani ibice 30 umurongo wa 18 twumva uko avuga. Hariho ibintu bitatu bitangaza bindengaho ndetse n'ibine ntazi: ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Hariya bavuze ko byose biruhije. Igisiga kikagenda mu kirere ntaho gifashe ntikigwe, inzoka ikanyura ku rutare ntinyerere kandi itagira amaguru ifatisha cyangwa itagira inzara, ariko inguge mu nyanja nayo ntirigite kandi ihagaze ku mazi kandi ifite uburemere. Baravuga ngo nabyo biraruhije, ngo niko ubugenge bw'umusore ku nkumi. Noneho turaganira inzoka. Icyambere ni igikururuka. Usomye Itangiriro 3 umurongo wa mbere ni igikururuka, nicyo kibanze. Ku munsi hariya wa 5 Imana yaremye ibifite ubugingo, byari birimo ibiguruka, byarimo ibyigenza, byari birimo ibikururuka. Ni ukuvuga ngo Itangiriro cyambere kugeze ku murongo wa 24 hariho ibikururuka. Inzoka rero ibarizwa mu bintu byitwa rebutire, ibikururuka. Icyambere ni igikururuka mu bifite ubugingo. Icya kabiri noneho inzoka nubisobanura ngo ubugenge. Umuntu ugira ubugenge ngo aba ameze nk'inzoka. Ubwo se umuntu ugira ubugenge ni ubuhe? Ubugenge ni umuntu ukora ikintu mu buryo budasobanutse, cyangwa se mu buryo ubugenge instinct. Ni ikintu Imana yaremanye amatungo atagira ubwenge, ariko akagikora atigishijwe, ariko ubwo bugenge abantu bakabukoresha mu buryo butandukanye. Inzoka rero igira ubugenge kuba ishobora kurira urutare ruri kunyerera itagira amaguru, ikarusa kandi wayikanga ikagwirukaho ntinyerere ngo igwe. Baravuga ngo biri mu bugenge bukomeye, nk'uko igisiga cyaba kiri mu kirere ntikigwe. None se pastor, uri kudusobanurira ku birebana n'inzozi ukaweretswe inzoka. None ngiye kuvuga ibyisobanura byose kugira ngo uje urahitamo. Okay. Wowe waba wabonye iki? Kuko icyambere hano ni igikururuka. Ibyo nibyo murashobora kubona inzoka akavuga ati nukwigegesera wenda ziraza kuturya nijoro, nta ubizi. Nabivuzeho mvuga nk'intare, mvuga ko bamwe bashobora kuyikekeranya nk'inyamaswa zo muri Kagera, kavuga ko bamwe abandi bakavuga ko wenda intare ni Kristo kuko ari intare wo mu muryango wa Dawidi. Ati bana buriya yangendere kuko mbishuriye umwana wayo. Undi akabona ko ari Satani kuko inzoka intare ni Satani, ni intare yivuga. Petero ya 5 umurongo wa 8. Undi akabona ko ari ubutegetsi bukomeye, harango mbona inyamaswa iva mu nyanja. Ya indi isaganingwe ikagira amajanja sana ya ruko, ikagira akanwa gasa n'akintare. Nayo bakavuga bati ubutegetsi bugiye guhirima boja amaraso, abantu batangire bahunge. Ni inzoka rero ifite byinshi, ni 16. Icyambere ni igikururuka. Icya kabiri ni ubugenge, hara mu Migani dusomye. None icya gatatu ni umunyamakenga. Hariya muri Matayo ibice ni 10:16 Yesu avuga ngo mugende mutagira amahugu nk'inuma, ariko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Abantu barabyitwaza rero bakavuga bati kugira ubwenge nk'ubw'inzoka nyine ni ukutavuga ukuri ngo bitagukoraho. Umuntu akaguhamagara uhagaze i Busanza
ariko azi ko muri mideni ukavuga ngo mpagaze i Remera kugira ngo atagushakira aho uri, icyo gihe bakubaza batukoze icyaha kuko ubeshe ati nagize ubwenge nk'ubw'inzoka. Inzoka rero bayisobanura ngo umunyamakenga, gukeka ngo uriya muntu ambarije iki, ubwo iyo nzoka isobanura umunyamakenga. Noneho icya kane, inzoka ibice itangiriye igice cya 3 umurongo wa mbere ni uburiganya. Inzoka ni umuriganya. Iyo bakwise inzoka bivuze ngo uri umuriganya, mu gifaransa bavuga ngo ni rize, umuntu w'umuriganya. None icya gatanu, hariya inzoka isobanura ubwanzi. Mu Byahishuwe 12 umurongo wa 9 aravuga ngo ari wo mwanzi na Satani. Inzoka isobanura umwanzi. Iyo bakubwiye ngo uriya muntu twarananiranwe yatubereye nk'inzoka, ni ukuvuga ngo ni umwanzi mu bantu. None icya gatandatu, inzoka mu Byahishuwe 22 bavuga ca kiyoka, mbona marayika amanuka afite umunyururu mu ntoke, afata ca kiyoka akibera kugira ngo kibare imyaka 1000. Hariya inzoka ni Satani. None icya karindwi, inzoka itangiriro 49 umurongo wa 17 isobanura inzika. Umuntu ugira inzika nawe ni inzoka. Hariya ku cya munane, inzoka isobanura umwanda. Hariya ngo uzagenda ukurura inda hasi, kandi ibyo kurya byawe bizaba umukungugu wo ku butaka. Noneho isobanura ngo ni umwanda. Inzoka hariya mu Zaburi 140 umurongo wa mbere kugera kwa 2 ni umunyarugomo. Umunyarugomo 140 umurongo wa mbere n'uwa 2 avuga ngo inzoka y'ubwanzi bukomeye. Inzoka 10 ni ikivume. Ubaye ikivume mu matungo yose. Kuva uyu munsi wa none uri ikivume, kuko habaye intandaro yo kugwa kwa Adamu na Eva, uhindutse ikivume. Wabaye intandaro yo kugwa kwa Adamu na Eva, ubaye ikivume. Inzoka rero ni ikivume. Ku 11 inzoka ni ikintu giteye ubwoba. Muri Amose ibice 5 umurongo wa 19 haravuga ngo umuntu ashobora guhura n'ibiteye ubwoba, ngo iyo ahunze agahura n'intare, yabirinduka agahura n'idubu, yakwisha mu nzu ashaka kugira ngo arokoke ya ntare na rya dubu, ngo akegamira inzoka. Nuvuga ngo kuko yahahamutse agahamurwa n'intare, agahamurwa n'idubu, iyo yinjiye mu nzu akegamira inzoka arongera agahamuka, kuko inzoka iri mu biteye ubwoba. Icya 12, inzoka nutizera. Yohana umubatiza yabwiye abafarisayo ngo mwabana b'inshiramwe, ninde waburiye guhunga umujinya uzatera? Bisobanura ngo babwirijwe ubutumwa bwiza banga kwemera, barashidikanya, barabigisha banga guhinduka. Noneho Yohana umubatiza abita abana b'inshira. Bisobanura ngo ni tsinda ry'abantu batizera. Hariya inzoka kubara 10 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9 ni imbabazi. Mu butayu Imana yoherereje Abisirayeli inzoka zuzuye ubusabwe bwica, zirabarya. Zimaze kubarya, Imana ibwira Mose ngo ubwo bari gutakamba kandi basaba ngo utakambire Uwiteka, acura inzoka mu muringa wimanike ku giti. Numara kwimanika ku giti, abarayireba bose ntubabwire, barayireba pari hazari. Nukuvuga ngo uko Abisirayeli bari mu mahema yabo bazenguruka, nawe ushira inzoka ku giti, uragira amahirwe akayireba, noneho arakira ubusabwe bwa ya nzoka. Bisobanura ngo Yesu Kristo kugira ngo tubashe gucungurwa, yaje gucungura abanyabyaha. Ariko ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba 2 ibice ni 5 umurongo hari wa 20 na 21 aravuga ngo utarigeze ukora icyaha
Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo abari abanyabyaha bose duhinduke uku gukiranuka kw'Imana. Bisobanura ngo abari abanyabyaha Yesu yikoreye ibyaha byabo, amaze kubibambura byikoreye bahinduka abakiranutsi. Abari bariwe n'inzoka rero Imana itegeka Mose gucura inzoka mu muringa, ayimanika ku giti, ariko ntiyababwira ngo barebe iriya nzoka, ahubwo bayireba bari mu mahema. Abayirebye bose bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Noneho muri ya nzoka, kuko isa n'inzoka zabariye kandi ikabije kwikorera imibabaro yose y'ubusabwe bwica, ihinduka imbabazi. Inzoka icya 14 ni indyarya. Hariya mu Migani 23 birahari abantu b'iryarya, uburyarya bw'inzoka. Umuntu ukubwira amagambo atavuye ku mutima ntayasohoze abahindutse nk'inzoka. Inzoka isobanura uburyarya. 15 inzoka isobanura uburozi. Umubwiriza ibice 8 hariho inzoka, haravuga ngo umugombozi yariwe n'inzoka ntabashe kwigombora aba yaramaze iki? Bisobanura ngo inzoka isobanura uburozi, kandi inzoka zigira ubusabwe bwica iyo ikurumye isaba kugomborwa. Ubwo rero umurongo bashaka kuvuga ko iyo umuntu avuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe, ubwe akaba atarakizwa, ubutumwa bwiza yavuze buba bwari bumaze iki? Iyo umugombozi ariwe n'inzoka kandi asanzwe agombora ubusabwe bwayo, noneho igihe kimwe akaribwa n'inzoka, yakoresha bwa bugombozi bwe ntiyigombore. Ijambo ry'Imana mbese aba yaramaze iki? Bigaragara ko abandi yagomboraga burya batabagomboraga by'ukuri. Inzoka rero ni uburozi. Igiheruka ni 16 inzoka ni umuntu uzi kwigana kurusha abandi, imitateur. Imana ituma Mose na Aroni kugira ngo baje gukura ubwoko bwa Isirayeli mu Egiputa, bamubwiye ngo Imana ngo Farao natubaze ikimenyetso kigaragara ko adutumye tuzakora iki. Imana arababwiye ngo muzajugunye inkoni hasi. Wowe nkugize nk'Imana Mose, mukuru wawe Aroni arahinduka nk'umuhanuzi imbere ya Farao. Bagezeyo Farao asabye ikimenyetso, Aroni ajugunye inkoni hasi, ya nkoni ihinduka inzoka. Farao kuko yaramenyereye iby'ubukonikoni n'ubucunyi, aravuga ati ibi ngibi nabyo turabimenyereye. Afata inkoni z'abakonikoni arabahamagaza, arabatumiza mu gihugu cya Egiputa cyose. Abakonikoni n'abacunyi n'abapfumu bazijugunye hasi, zose zihinduka inzoka. Abantu barategereza bavuga batese ko Farao akora inzoka na Mose agakora inzoka, turamenye watumwe n'Imana ari uwe. Abaraga kugenza Satani yinjiza mu bantu kugira ngo abantu bamwigane cyangwa bamuyoboke, ariko iherezo inzoka ya Mose irazisakuma, za nzoka zose irazimira. Nibwo babonye kumenya ko Mose yari yatumwe n'Uwiteka koko. Icyo Satani abikorera Abakorinto wa 2 ibice 11 umurongo wa 11 umurongo wa 14 umurongo wa 15 haravuga ngo si igitangaza kuko Satani nawe ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Ubwo bimeze bityo ntabwo byaba igitangaza kugira ngo abakozi nabo bihindure nk'abagabura ibyo gukiranuka, ngo ariko iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Satani rero kuko yihanga mu nzoka, inzoka ikaba izi kwigana, irigana kugira ngo abantu bamuyoboke Satani, noneho bibuke bakururiwe kurimbuka kandi barabera b'Imana. Urabona nkiriya nzoka yo mu Egiputa yatumye Abisirayeli bashukika batekereza ko na Farao afite ubushobozi, ariko iby'Imana bihoraho iteka ryose. Abantu bashobora gukora ibitangaza n'ibimenyetso, ariko ikigaragaza iby'abantu n'iby'Imana nuko iby'abantu bitaramba. Na nibyo uriya mukuru umwigisha amategeko yitwaga Gamaliyeli yabujije mu gihe cya Kaisari Tiberio, abuza abantu gukurikirana ubwoko bw'Imana. Aravuga ati muzibukire gukurikirana abo bantu
kuva mu gihe cya Kaisari Tiberiyo, Karigura, Claude na Nero habaye ubwicanyi bukomeye, ariko Gamariyeri umwigisha amategeko niwe wavuze ngo muzibukira abo bantu ibi bakora niba ari iby'Imana ntabwo muzabarwanya ngo bashobore, ariko niba ari ibyabo ubwabo bizashira, ntabwo muzirirwa muhangana nawe, ariko mwirinde bitagaragara ko murwanya Imana. Hari umuntu witwa Teuda n'umuntu witwa Yuda bari bahagurukije amateraniro akomeye, ariko babishe birasibangana. Ubwo rero inzoka ni umuntu uzi kwigana, niko bisobanura. Ingingo ya mbere ni igikururuka, iya kabiri ni ubugenge, iya gatatu ni umunyamakenga, iya kane ni umuriganya, iya gatanu ni umwanzi, gatandatu ni Satani, karindwi ni inzika, umunane ni umwanda, icenda ni umunyarugomo, icumi ni ikivume, cumi na rimwe ni igiteye ubwoba, cumi na kabiri ni utizera, cumi na gatatu ni imbabazi, cumi na kane ni indyarya, cumi na gatanu ni uburozi, cumi na gatandatu ni uwigana wishushanya. Inzoka ibumbiye mu kintu cishushanya. Imana idufashe kumenya uburiganya bwa Satani, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo dutware intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe gutsinda uburiganya bwa Satani. Ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso, ngo ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho hejuru, ho mu ijuru. Nizo mpamvu tugomba kwirira tukamenya ishusho y'inzoka iyije mwiyerekwa ibisobanura iki. Wenda abara bari kuguhiga babanzi, wenda hari abagiye kwishushanyaho, wenda haba hari abagiye kukuroga, wenda ni igikururuka gishobora no kukuruma kikagusiga mu busabwe, wenda ni indyarya, wenda ni ukukwigisha ubugenge ngo ugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ibyo byose bisobanura inzoka iyo weretswe, cyangwa wahishuriye, cyangwa wabonekewe, cyangwa warose, cyangwa wabonye mu kimenyetso cyangwa igitangaza, ushakira mwaburiya busobanuro buhamwa n'ibyanditswe byera. Ntukagendere ku kimenyetso gisobanura ishusho kitanditswe mu byanditswe byera, ahubwo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Nta shusho yaba hanze y'ibyanditswe byera ngo isobanure ibyanditswe byera. Imana ibahe kumenya ubwenge, nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo mwe kugira amahugu nk'inuma, ariko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ico twakwigana kuba inzoka nuko twagira ubwenge tukiteganiriza. Ikindi rero nuko mu bantu bacunguwe habamwe imbabazi. Imana idufashe kandi dukomeze muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwo ngibyo nibyo utanze, ibyo nibyo utanze birebana n'umuntu ashobora kwigana inzoka. Umuntu ushobora ni ibintu bibiri byonyine. Icyambere uvuze ngo ni ukugira ubwenge. Ese pase ubwenge ubundi uvuze ko watangiye tubwira ngo ubwenge bariya hari abantu benshi bifashisha ubu bwenge bakabukoresha mu buryo bwo gukora ibyaha, ahubwo ati nta mpamvu yo kuvuga ibintu byose ngo birangize ngomba kugira ubwenge nk'ubw'inzoka. Ubwo baba bakoresha ubu bwenge neza. Muri Yobu 28:28 haravuga ngo ubwenge ubundi ni ukubaha Imana, ubwenge ni ukuva mu byaha. Kandi Imigani igice cya 7 haravuga ngo kubaha Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Ubwo rero n'ubwenge bwo kumenya Imana nta ari ubwenge bwari bwose. Yesu Kristo yaratumye abigishwa be, aravuga ati mbatumye muri nk'intama mu masega aryana, mugira ubwenge bw'inzoka, ntabwo bisobanura ngo buri inzoka. Ubwenge ijambo ry'Imana rivuga hariya Yesu Kristo avuga ngo mutagira amahugu nk'inuma mufite ubwenge nk'ubw'inzoka, ni ubwenge bwo gutekereza no guhishurirwa ibiri imbere, kuko ubwenge bwo kuri Imana yemera ni ubukura abantu mu byaha. Nizo mpamvu yavuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, kandi gutinya Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Ubwo ubwenge bw'ukuri ntabwo ari ubwo gutekereza ko abantu na za filozofiya, ahubwo ubwenge Imana yemera ni ubwo kuyimenya. Ubwo ukavuga ati aho ngaho niho umuntu apfa kwigana ubwo bwenge. Ubwenge. Hanyuma se ubwo n'intumwa nibwo bwenge Imana yababwiraga? Nibwo yababwira bati mumenye ko aho mujya murasanga habagome, mumenye ibisubi uko muraja murifata imbere yabo, mubitegure kare kuko barabanga nk'uko nanje banyanze. Aha, waruvuze ngo ikindi cya kabiri bagomba kwigana ni imbabazi. Imbabazi muri Petero ya mbere avango nk'uko Kristo yababarijwe abanyabyaha
akabambwa ibyaha byacu, niko n'abakiranutsi bakwiriye kubabarizwa abakiranirwa kugira ngo babayobore ku Mana. Ni ukuvuga ngo kuko Kristo yikoreye ibyaha by'abanyabyaha, umukiranutsi nawe agomba kwemera kuba itungo ryo koherwa yikorera ibyaha by'abakiranirwa. Bisobanura ngo akazira ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bakizwe. Bigaragaye ko yabaye igitambo cyabo mu gihe cy'intumwa. Abantu bavugaga ubutumwa bwiza, uribuka Petero na Yohana bamaze kubashira mu nzu y'imbohe, barababwiye bati mutubabarire. Abatambyi n'abakuru b'urusengero n'abasadukayo bati byamamaye cyane, bumvise bakozwe n'isoni babashira mu nzu y'imbohe. Ariko abantu baje kuzenguruka baza ngo aba bantu barazira iki? Abantu barambura ibiganza ku muntu usagije imyaka 40 yabaga ku rembo rya Salomo ryitwa ryiza, nico bazira. Turava tumenye ico bazira. Barabwira ati mutubabarire, mubwiriza ijambo ry'Imana aho tuyobora hose, muvuga ngo Imana irabakunda, muzaja mu ijuru, mureke ubusambanyi, mureke inzoga. Ariko kari akantu ko kuvuga ngo mu izina rya Yesu namwe mutudohorere mukareke. Petero yuzuye umwuka wera arabadi, ako mukuyeho niko katumye umuntu usagije imyaka 40 ahaguruka agakira. Ntabwo twabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twumvise kandi twabonye. Yesu Kristo wenyine niwe dukirizwamo, kandi niryo zina ryahawe abantu bose bo mu isi babasha gukirizwamo. Na niryo ryatumye rero umuntu ahaguruka akagenda, ntabwo ari ryo twakwiyumanganya kuvuga. Bari bemeye kubizira kugira ngo abantu bagerweho n'ubutumwa bwiza bakizwe, ubwo bemeye kuba ibitambo. Noneho rero kwemera kuba igitambo ukikorera ibyaha by'abandi nico twakwigana hariya ku mbabazi. Ubwo no kuvuga ngo ibindi byose uvuze bigeze ku 14, umuntu wese urose inzozi nabanze atekereza situation yarahagazemo, amenye ibyari byo. Aho sinaba ndimwe amadeni nkaba narabaye umuriganya, akaba arakibonye ati okay nahanga bishaka kuvuga. Aho ntabanzi bari bangose, aho sinabo ntawe nabikiye inzika nanje ubwanje kubera ko yampemukiye. Nk'umukristo nkwiye kubika inzika, akaba arakabonye. Hari n'ikintu avuze ngo ngishushanyo biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Biteye ubwoba uti ari igihugu gose ko n'abanzi benshi. Ibintu biteye ubwoba cyangwa nibiza bigiye kuza biri imbere, hagiye kuba intambara iri mu biteye ubwoba. Ariko uyu batanze urugero hariya mu mubwi hariya muri Amose ibice 5:19 avuga ngo bisa n'uwahuye n'intara kikanga, yabirinduka yicitse akabahuye n'idubu, yakwinjira mu nzu ngo acike intare n'idubu akegabira inzoka. Bavuga ko biteye ubwoba kimwe. None paze ko urimo gusobanura zino nzozi, kandi ko hari abantu barota kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru batajya barekera kurota, kandi umubwiriza akaba yaravuze ngo mu nzozi habamo ibitari byo, ibipfuye byinshi. Aha abantu ntibazaza barota inzoka buri gihe bakumva ko hari ibindi bintu barose, kandi nta bihari ari za nzozi z'ubupfu zidafite epfo na ruguru, zidafite igisobanuro. Hari inzozi z'ubwoko bubiri. Ikinyarwanda ntaho gifite amagambo. Muri Bibiliya y'Igifaransa hari ikintu bita rêve, za zindi z'ibipfabusa. Hakaba n'icitwa songe, dream, inzozi ziva ku Mana nk'ubutumwa, nk'inzira y'ituma nawe yatoranijwe. Ntabwo Danieli yarose inzozi z'umuruho, twita inzozi z'umuruho. Iyo umuntu yari afite ibintu byinshi wenda akaba atakibibona, hari igihe bigaruka mu nzozi ukagira ngo byagarutse n'ibyo, ariko ari iz'umuruho. Kanje nari umworozi w'inka, intambara ibaye barazisabura barazimara, ariko abagiye igihe naryabye nkongera nkabona nziragiye nkishima. Namara kwishima nakwicura ngasanga ntabwo ndi n'imasisi. Bigasobanura ko izo zari iz'umuruho, ntabwo ryari itumanaho riva ku Mana. Ibyo nabyo urabimenya. Ikintu nyine watekereje mu mutima wawe, njye ukunda umukobwa ukamurota, njye wanga umuntu umwikanga ukamurota, ibyo byo urabimenya. Ariko hari itumanaho riva ku Mana iyo wagize ibihe byiza wasenze, atari Satani wakuvangiye, niwe ushakiraho. Nibwo ujya muri izo kategori zose wavuze. Ariko ibira byo kurota byo buri munsi ntago ari ngombwa guhita ujya gushaka. Ibyo gibyo wireba ukumeze, kuko biza bisa n'ukumeze wowe. Baze hari inzozi, ubundi dukunda kuvuga ngo inzozi ziri mu buryo butatu. Inzozi zikomoka ku Mana, inzozi z'imiruho, n'inzozi z'abadayimoni.
hari igihe usanga umuntu yaratatswe n'abadayimoni bamuhoza inzozi zo kumutera ubwoba gusa, usanga ararota ibintu bibi, wenda ugasanga n'izo nzoka hari n'abarozi bazimwoherezaho mu buryo bw'umwuka, karahangana nabyo mu nzozi. Ibyo yamenya ari ibiki kandi atabizi. Icyo gihe turi mu itorero hano, kuko ijambo ry'Imana byo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka mibi. Umuntu ukijwe agomba kwigishwa akamenya ibyo bintu. Niba ari abadayimoni batera, ntabwo umuntu usenga yahora yoshwa n'abadayimoni asenga, kereka niba ari ico yahishe cyangwa baramwubatsemo nk'igikoresho cawe, cyangwa se yaramutambye atarapfa. Ariko umukristo wihannye akaba asenga Imana, ntabwo hahora haza abadayimoni. None se baze nk'uwo muntu uvuze ngo Isa yaramutanze atari yapfa, wenda agakizwa agakomeza kongana n'ibyo bintu, uwo wamubwira iki uko? Iyo ni ministere de deliverance yigukwayo, ni sije ndende cyane. Ni ukuvuga ngo Iso iyo agiye gupfa araguza aterekera, abaja kugirana amasezerano n'ikirwamana yakoranaga naco. None kuko abafite abana benshi kiramubwira tuzansigira nde, ati akashita mu wakunda. Uzamusimbura ku butware bwe ni uwakunda. Yamara kumusiba akaba yahisemo umwana ufite imyaka 2 utazi ibyari byo, ariko akaba yamutanze kikamumenya. Ico gihe rero arakura. Noneho rero yatakubahiriza ya masezerano, iyo sagiye gupfa byensire aramubwira atukomeza umurimo ni wewe mpaye inkoni. Noneho rero yamara gukura ntiyubahiriza amabwiriza se yagenderagamo kandi yaramuhaye amabwiriza. Ico gihe kiramucuza kikamunyagisha kikamuteza ibyago bihoraho. Ariko iyo ari umukristo yakuze ntabikurikize kandi yaratanzwe, ico gihe bisaba kugira ngo amenye ko ibyo bigirwamana bifite imbaraga, abisengere kuko abizi. Ariko iyo adahishuriye ko ari ibyo, agakeka ko ari ibyago bituruka handi, bimugumaho bikageza igihe azahishurirwa ko ari kwakura yarazwe ibigirwamana se yasize, noneho yasenga bikahava. None se ko hari igihe nka so ashobora kugutanga, sibyo? Ariko agapfata bikubwiye, icyo ni icyambere. Hakaba n'igihe noneho wowe atari na so, ahubwo waratanzwe na sokuru wawe, kandi akagutanga mu by'ukuri itazi ibyari byo kandi abivuganye na so. Tuvuge sokuru wawe akorana n'ibyo bintu, araterekeragira atari abantu n'ibindi, hanyuma agasaba umuhungu we umwuzukuru uzakomeza urwo rugendo, uzakomeza aho ngaho. Hanyuma ugasanga bose barapfuye, wowe ugakura ugakiza, ugasanga mu gakiza kawe aho ruhanganye n'ibintu nk'ibyo. Aho ruhanganye nabyo. Ariko iyo usenga hari hishurirwa riboneka, ndetse n'abanyamasengesho bari kumwe, uretse wenda imitwe yabaye mu nsengero, ariko abantu babihaye Imana barabibona. Ni wumva ngo bamusengere kugira ngo iriya migozi babyita shene satanike yibaho ikahava. Ariko iyo utari wabihishurirwa ubu umukristo, ariko akabintu warabiza bibitero bikunyaga, bigucuza, bituma uhomba, bituma utagira, ukagira ngo wenda ni Imana yanaguhamagaye wenda ngo ishaka gukora, ariko wenda ari byo byatumye biri kugukurikirana kutujuje amasezerano. Uretse n'ibyo ahubwo nazanze ugasanga urahora mu nzozi zimbi gusa zigutera ubwoba. Voilà, ibyo nabyo biraba. None se nk'uyu muntu uramubwira iki pastor? Uyu muntu ndamubwira ko kwinjira mu masengesho kandi gukizwa by'ukuri atajengetse, kuko ikije uruhande rumwe ubisigira urwabyo ntibizakuveho. Ariko iyo wiyegurira Imana burundu, ubona uko uhangana nabyo utagisa nabyo. Narizo mpamvu Pawulo yavuze ngo mutware intwaro zose z'Imana, ngo nizo muzabasha kuzimisha imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. No gukizwa neza. Aha, mu gusoza ubwo no kuvuga ngo abantu bose barota inzozi, agiye banza amenye situation yarahagazemo muri iyo minsi, niba akejejwe koko. Amenye ngo kuba ndose inzoka imeze gutya na gutya, iributsa. Hari ibyinyibutsa ese muri iyi minsi muri 2016 batubwiye, namenye ko muri iyi minsi hari ibintu ndi gukora sibyo Imana ishatse kumbwira. Voilà. Okay. Hanyuma mu gusoza niki kindi wabwira abantu? Ibyo nabwira abantu ni ukwambara intwaro zose z'Imana, kuko abo dukirana nabo si abasirikari b'isi, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Satani ntabwo abera hose icyarimwe, ariko agaba ibitero hose.
ubwo rero ntaho waba uhagaze ubu ngo uvuge ngo ntabwo akikugezeho, kuko muri Luka 14 umurongo wa 4 kugeza 5 havuga ngo ajanye Yesu ku musozi yamweretse ubutunzi bwose bwuzuye isi, aravuga ngo numfukama ukandamya ibi byose ndabiguha kuko ari nje wabigabanye. Ntabwo Yesu yamuhakanije ngo wabigabaniye, ahubwo yarazi ko ari mu nshingano ze ko avuze ukuri kwigisigara uguhangana nawe mu mbaraga z'umwuka n'ijambo ry'Imana. Kandi byose ijambo ry'Imana no gusenga uzanesha Satani, uzanesha umubi, uzatkandagira yanzoka, kuko n'ubushobozi Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nabahaye ubushobozi bwo gukandagira inzoka. N'ubutwari Imana yaduhaye, ntabwo tuzatiga inzoka ahubwo tuzayikandagira. Imana ibafashe, ibaha ingamba, ibaha imbaraga zo gukandagira inzoka, kugira ngo muzagaragare mudatsinzwe bugiye Yesu agiye kugaruka mu bwiza bwe, maze mwinjire mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Amena. Amina. Dusengere. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, uri kumwe natwe. Abantu benshi barerekwa, abandi bakarota, abandi bakabonekerwa, abandi bagahishurirwa, abandi bagahanurirwa, ariko ibyo byose iyo tutaje imbere yawe biratunanira. Ariko akakanya buriye bene data bakurikiranye inyigisho, abajanye natwe bakurikira cano gusenga everyday mu nzozi, tumenye aho duhagaze. Iyo weretswe cyangwa ubonekewe cyangwa urose, umenye ibihurimo kugira ngo ubashe kubigereranya n'ishusho yaje mu nzozi cyangwa yaje mwiyerekwa, maze ukabona uko upfukama ugasenga Imana ikaguha imbaraga kugira ngo ubashe kunesha imbaraga za Satani, maze ujinjire mu bwami bw'iteka mu izina rya Yesu. Amena. Pastor, turagushimiye cyane kubw'iki kiganiro. Hanyuma turashimira mwebwe mwese mubana natwe mukurikira ibi biganiro kuri gusenga everyday. Turabasaba kugira ngo mukomeze kubana natwe, kuko tubafitiye byinshi, murumva ko hari ubundi bumenyi muri kugenda muhabwa, kandi ni byiza gusobanukirwa inzozi urose, bituma umenya uruhande uhagazemo hagati yawe n'Imana. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ikiganiro nakagaruka. Nimero ya telefone ni 0786966220. Iya kabiri igendanwa ni 0740707535. Subiremo 0786966220. 0783407035. Imana ibaho umugisha. Mukande subscribe, mwandike gusenga everyday, sabone, muzabona inyigisho zikurikiranye z'uburyo bunyuranye, kandi zizabafasha mu buzima bwanyu bwa gikristo mu izina rya Yesu.